Muvandimwe mwene data, nongeye kukwifuriza amahoro y'Imana. Uyu ni wa mwanya mwiza dufite wo kwiga ijambo ry'Imana. Njyewe ndi Musoni Flavien, nongeye kuguha ikaze muri uyu mwanya kwiga ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twongeye kugushimira uburyo utwitaho, uburyo dukurikirana, uburyo wandikishije ijambo ryawe ngo ridukure mu ntege nke ritwambika imbaraga. Twongeye kugushimira kandi ko washyizeho umwuka wawe wera kugira ngo ibitekerezo byacu biri hasi bibashe kuzamurwa n'ijambo ryawe, bishyikira amasezerano yawe. Ngaho reka ibyo twibwira, ibyo dutekereza ndetse n'ibyo tugambirira byose biyoborwe n'ijambo ryawe, kugira ngo tubashe kumenya amabanga yawe kandi yimukire muri twe, tukubera abana, utubere Imana. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti mwene data, uyu ni umwanya mwiza tugiye kwigamo ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo imvururu za mbere na mbere. Imvururu za mbere na mbere. Muri iki cyigisho tugiye kwigana cyane ikibazo abantu bajya bibaza bati se ni iki Imana yapfuye na Satani? Iyo urebye ingaruka, ibibazo biri hagati y'abantu, ibibazo biri mu bigendanye n'ubuzima bw'ibyaremwe byose muri rusange, usanga abantu bahuriye ku kibazo kimwe kivuga ngo ibi byose biterwa nande. Abantu bose batabona ko biterwa na Satani. Barangiza ariko ugasanga bamo barabaza bati ni iki Imana yapfuye na Satani gituma Satani yihimura ku bantu mbene aka kageni? Nshuti yanjye, tugiye kwifashisha Bibiliya kugira ngo iduhe icyerekezo. Yohana igice cya mbere, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere, haranditse ngo mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Muri iyi Bibiliya hano muri iri somo baratwereka mbere na mbere. Ndimwibutsa yuko turimo kwiga icyigisho kivuga ngo imvururu za mbere na mbere. Iri jambo ryitwa mbere na mbere tugiye kurikurikirana muri Bibiliya, ariko biratangaje. Iri jambo aho turi bugende turibona rirerekana data wa twese, ryerekane na Yesu Kristo. Mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Amen. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Iri somo riratwereka ububasha bwa Kristo bwo kurema. Imana yaremesheje Kristo ibyaremwe byose. Iri ni ihame ry'ibyanditswe byera rikomeye. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere. Bibiliya ari naryo somo ribanza Bibiliya riranditse ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa, umwijima wari hejuru y'imuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Hano iri somo rivuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, ritwereka kurema, ariko rya rindi ryo muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere ryatweretse ko Imana yaremye iremesheje Kristo Yesu. Reka rero nkubwire yuko icyo gihe isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Aya masomo abiri tumaze gufatanya aratwereka mwuka wera, aratwereka Yesu Kristo, kandi yarangiza akatwereka data wa twese. Mu magambo make, inyigisho yose itagaragaza Kristo ko yahozeho mbere y'uko isi iremwa, iyo nyigisho mukwiye kuyigirira amakenga, kuko ni inyigisho itemewe n'ibyanditswe byera. Mu gitabo cy'umubwiriza igice cya gatatu umurongo wa 11, umubwiriza igice cya gatatu umurongo wa 11, haranditse ngo ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo. Amen. Nta kintu na kimwe kigeze kibaho ku mpanuka, nta kintu na kimwe ku Mana kigeze kicika ngo kibeho uko itabishakaga. Itangirira igice cya mbere umurongo wa 30, Bibiliya iravuga ngo Imana yitegereza ibyo yaremye ko ari byiza. Amen. Mu magambo make, nta kintu Imana yari yaremye atari cyiza. Nubwo uyu munsi wa none abantu bafite ibintu byabo bihimbiye, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo, kandi yashyize ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mitima yabo, uburyo umuntu atabasha gusesengura imirimo Imana yakoze uhereye mbere na mbere ukazageza ku iherezo. Mu magambo make, uhereye mbere na mbere, rya jambo mbere na mbere rimwe riragenda rigaruka. Ijambo ry'Imana riratwereka yuko nta muntu ubasha gusesengura imirimo Imana yakoze. Mu magambo make,
uretse kubifashwamo na mwuka wera. Nta muntu ushobora kumenya ngo Imana yaremye gutya na gutya ngo ubyakire mu bwonko. Ari nayo mpamvu dufite amahirwe y'uko ijambo ry'Imana ryanditswe kugira ngo ritubwire ibitangaza by'Imana. Rero abantu benshi bashatse gusesengura uko Imana yaremye, gusesengura uko Imana yabayeho, uko Imana yabeshejeho ibyaremwe, ariko ubwo bushakashatsi cyangwa se uko kuna abantu bagiye bashakashaka gusobanura iby'Imana no kubisesengura barayobye. Kubera iki? Imubwiriza 3:11 aratubwira ngo umuntu nk'uko uburyo umuntu atabasha gusesengura imirimo Imana yakoze uhereye mbere na mbere ukazageza ku iherezo. Yesaya igice cya 40 umurongo 21, Bibiliya zanyu murebe Yesaya igice cya 40 umurongo 21 haranditse ngo mbese ntimwamenye kandi ntimurakumva, ntacyo mwabwiwe uhereye mbere na mbere. Mu magambo make, umuntu ushaka kumva Imana, umuntu ushaka kuganira nayo, biramusaba kwiga igitabo cy'itangiriro neza. Niba rero igitabo cy'itangiriro gisuzuguwe, ntigihabwe umwanya mu misengere no mu madini yacu, byanga byakunda ntidushobora kuzumva igitabo cy'ibyahishuwe. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo ntacyo mwabwiwe uhereye mbere na mbere. Uhereye mbere na mbere rero tuhabona Kristo, tukabona Imana irema abamarayika, tukabona Imana irema ibindi byaremwe byayo andi masi ataracumuye. Byanga byakunda mbere na mbere, iyo tumenye ibintu byabaye muri mbere na mbere, tuba dufite amahirwe yo kumenya nuko intambara izasoza. Kuko nagira ngo mbibutse yuko ikibazo Satani n'Imana bagiranye, Satani yagiranye ikibazo n'Imana, Satani akitwa Lucifer, kandi icyo kibazo nanone Bibiliya iratubwira ngo mbere na mbere. Nshuti zanjye, niba hari ikintu dukeneye kwiga mu misengere yacu, mu madini atandukanye, abantu bakeneye kwiga cyane intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi, intambara iri hagati ya Kristo na Satani, intambara ya mbere na mbere. Reka mbibutse yuko ku isi yagiye haba intambara nyinshi, n'abantu tugirana ibibazo byinshi, dufite intambara nyinshi turwana, ariko nagiye mbabwire ngo zose zikwiye gushyirwa hasi, tukarwana intambara yatangijwe mbere na mbere. Reka turebe muri Bibiliya, muri Yesaya 40:21, Bibiliya yakomeje iravuga ngo ntacyo mwabwiwe uhereye mbere na mbere, uhereye igihe isi yaremewe ntacyo mwasobanuriwe. Mu magambo make, niba utaragira ubumenyi bukwerekeza uburyo kuva isi yaremwa ngo bukwigishe uko Imana yaremye umuntu imukunze, uko Satani yamucumuje, uburyo Imana yatanze igishushanyo cy'igitambo cy'umwana wayo uzatambwa, uburyo Imana yerekanye gucungura izatanga, n'uburyo yirukanye ababyeyi bacu muri Edeni ngo izayigarure iyo Edeni. Nagiye mbabwire inshuti zanjye, niba dukeneye kugira ubumenyi bwimbitse, dukeneye guha agaciro mbere na mbere. Kubw'ibyo rero igitabo cy'itangiriro ni igitabo cyiza cyane dukeneye kwiga, dukeneye gusaba Imana ngo idusobanurire. Kuko uyu munsi wa none abantu impamvu badasobanukirwa igitabo gisoza Bibiliya cy'ibyahishuwe nuko batigeze baha agaciro igitabo kibanza cya Bibiliya aricyo cyitwa itangiriro. Umurongo 22 wa Yesaya 40 umurongo wa 22 haranditse ngo iyo niyo yicaye hejuru ku rusenge rw'ijuru, abaturage bo mu isi bameze nk'ubuzikira, niyibamba ijuru nk'inyegamo, ikaribamba nk'ihema ryo kubamo. Mu magambo make, Imana niyo yaremye kandi Imana yibeshejeho. Birababaje kuba uyu munsi wa none abantu bagifite ibigirwamana byinshi, kandi Imana yonyine yabayeho mbere na mbere, yabanjirije byose kandi ikabibeshaho, ariyo abantu bari bakwiye guha umwanya. Yesaya 41 umurongo wa 4, Bibiliya iravuga ngo ninde wabikoze akabisohoza, agategeka ibihe uhereye mbere na mbere. Amen. Imana uhereye mbere na mbere nta kindi kintu yakoze cyihutirwa uretse gutegeka ibihe. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, ibihe biri mu biganza by'Imana. Niyo mpamvu mu gitabo cya Daniyeli, nimureba neza muri Bibiliya zanyu, mu gitabo cya Daniyeli harimo amagambo akomeye cyane. Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli nasomyemo amagambo akomeye cyane. Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 9. Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 9 haranditse ngo nkomeza kwitegereza kugeza aho bashyiriyeho intebe z'ubwami, haza umukuru nyiribihe byose aricara. Amen. Mu magambo make, data wa twese yiswe umukuru nyiribihe byose. Mu magambo make, uyu munsi wa none ku muntu ibihe bigoye, ku muntu uri mu bihe bimucanze, ku muntu uri mu bihe byamuremereje umutima byawubyimbishije, umuntu ibihe byaguye nabi,
ukeneye umukuru nyir'ibihe byose. Bibiliya irakomeza ikavuga ngo muri Yesaya 41:4, ninde wabikoze akabisohoza agategeka ibihe uhereye mbere na mbere? Ni njyewe Uwiteka, uwa mbere n'uw'imperuka, ndiwe. Yesu Kristo yavuze yuko ari Alfa na Omega, ndetse bigahita bihuza na Yesaya 41:4, aho Bibiliya ivuga ngo ni njyewe Uwiteka, uwa mbere n'uw'imperuka. Reka mbibutse yuko igitabo cy'itangiriro n'igitabo cy'ibyahishuwe byose ni ibitabo byerekana Kristo nk'umuneshi, kandi ibyo bitabo byombi byerekana intambara yabereye, uburyo intambara yatangiye, bikerekana uko intambara yatangiriye mu ijuru n'intsinzi y'Imana, kandi bikerekana uko Satani yirukanywe no kuneshwa kwa Satani ku munota wa nyuma. Rero reka ngire ikintu mbabwira, dukeneye kumenya izi mvururu zabaye mbere na mbere kugira ngo tumenye pozisiyo tujyamo. Ijambo ry'Imana riratangaje. Reka nihutire kwinjira mu gitabo cy'Abaheburayo, Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 10. Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 10, Bibiliya nanone yongeye kugaruka ku ijambo rya mbere na mbere. Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 10 haravuga ngo, yongera kuvuga iby'umwana wayo iti, Uwiteka mbere na mbere ni wowe washyizeho urufatiro rw'isi, n'ijuru naryo ni umurimo w'intoki zawe. Mu magambo make, umwana w'Imana ajemo. Kristo yiswe umwana w'Imana igihe inama y'agakiza yagenaga yuko umuntu agomba kuzacungurwa nyuma yuko umuntu azaremwa, ndetse na Satani akaba agaragaza ubukana, Imana yiteguye kuzamucungura. Kubw'ibyo rero Kristo yiswe umwana w'Imana, ndetse hano mu gitabo cy'Abaheburayo baratwereka yuko Uwiteka mbere na mbere ni we washyize urufatiro rw'isi, n'ijuru naryo ni umurimo w'intoki zawe. Ibyo bizashiraho, ariko wowe uzahoraho. Ibyo byose bizasaza nk'umwenda, kandi uzabizinga nk'umwitero, bihindurwa ukundi, ariko wowe ho uri uko wahoze. Imyaka y'ubugingo bwawe ntizagira iherezo. Icyambere, Imana yacu uko yahoze niko izahora. Kristo uko yahoze niko azahora. Nta myaka y'ubugingo bwe izagira iherezo. Niyo mpamvu Yesu yiswe Alfa na Omega. Kandi ikindi, ijuru n'isi byo bizashira, bizakurwaho nk'uko umuntu akuraho umwenda, nk'uko bazinga umwitero. Mu magambo make, shapitire y'isi izakurwaho, shapitire y'iki kirere izakurwaho, ariko Imana izahoraho. Mu gitabo cy'urwambere, mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere, Bibiliya iravuga ngo iki? Bibiliya iravuga ngo uwahozeho uhereye mbere na mbere. Aha Yohana yari intumwa ya Yesu, kandi Yohana yifuzaga kwereka abantu nk'uwabanye na Yesu akaba mu gituza cye. Yifuzaga kwereka abantu ububasha bwa Kristo ko yahozeho na mbere y'uko isi iremwa. Nshuti zanjye, uyu munsi wa none hari amadini atandukanye atemera ko Kristo yahozeho, ariko nagira ngo mbibabwire neza, nimureba neza hari isano ikomeye itwereka ububasha bwa Kristo mu gitabo cy'ibyahishuwe. Igitabo cy'ibyahishuwe, ibyahishuwe igice cya 14, ibyahishuwe igice cya 14 umurongo igice cya 13 umurongo wa 8. Ibyahishuwe 13 umurongo wa 8 haranditse ngo, abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Mu magambo make, uhereye ku kuremwa kw'isi Kristo yaratambwe mu buryo bw'igishushanyo. Mu magambo make, najya mbabwire ngo hari isano hagati y'itangiriro n'igitabo cy'ibyahishuwe, hari isano hagati y'itangiriro n'iherezo ry'ubuzima bw'isi ku bubasha Kristo azaba afite. Rero Yohana yarabyanditse aravuga ngo uwahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, ari we jambo ry'ubugingo, kandi ubwo bugingo bwarerekanywe, turabubona, turabuhamya, kandi none turababwira iby'ubwo bugingo buhoraho bwahoranye na Data wa twese tukabwerekwa. Mu magambo make, Yesu Kristo niwe bugingo buhoraho, kandi Yesu Kristo yahoranye na Data wa twese isi itararemwa. Iri ni ihame rya Bibiliya abantu bakwiye kubanza kwakira. Ubwo yahozeho rero, twizeye yuko azanahoraho, kandi ubwo yahozeho ku bwacu
twizeye yuko n'uyu munsi wa none ariho ku bwacu, kandi twizera tudashidikanya yuko azahoraho kuko natwe dukeneye kuzahoraho. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana kandi igice cya 3:8 Bibiliya yongeye kugaragaza irindi banga, iravuga ngo ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ubwo mbere na mbere twabanje tubona Imana, mbere na mbere turangije tubona Yesu Kristo umwana w'Imana. None batubwiye yuko mu byo turi bwige muri mbere na mbere nanone tugomba nanone gukurikirana, kuko Satani nanone uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ubwo rero icyaha cya Satani ntabwo ari icyaha cyo kuba Adamu na Eva barariyitunda Satani abacumuje, ahubwo icyaha cya Satani kiri imbere y'ibyo ngibyo. Kandi Bibiliya igakomeza igaragaza ngo ibyo umwana w'Imana yerekaniwe n'ibi ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Mu magambo make, yaba mu ijuru yaba mu isi, Yesu Kristo yerekaniwe mu bubasha bwe ndetse yitwa umwana w'Imana mu rwego rwo guhangana na Satani n'intambara Satani yari yasoje, yari yateje. Rero twihuta, reka twinjire muri Bibiliya mu gitabo cy'Imigani igice cya 8:22. Nshuti yanjye, ni byiza gusoma Bibiliya, ni byiza kwitoza kugira Bibiliya yawe, kandi aya masomo turimo kwiga ugashaka ahantu ukayandika azagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Imigani 8:22. Uwiteka mu itangira ry'imirimo ye yarangabiye. Uyu ninde? Uyu nta wundi ni Kristo. Mu itangira ry'imirimo ye yarangabiye ataragira icyo arema. Ninde wari uhari Imana itaragira icyo arema? Nta n'umwe. Ariko Kristo yari ahari ku bwacu ataragira icyo arema. Uhereye kera kose narimitswe, uhereye mbere na mbere isi itararemwa. Amen. Ndagira ngo mbibutse aya masomo yose arimo aratubwira yuko ibintu, niba dushaka kugira icyo tumenya, dukeneye guca bugufi Imana ikatubwira ibintu byabaye muri mbere na mbere. Nshuti zanjye, nababwiye ngo Bibiliya itangizwa n'isomo rivuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Ariko ubu ngubu Bibiliya irimo iradukangurira kujya kureba ibyabaye mbere y'uko isi iremwa. Ariho turimo kwita muri mbere na mbere. Uhereye mbere na mbere isi itararemwa, ikuzimu hatarabaho, naragaragajwe. Uyu ni Kristo urimo kwivuga. Amasoko adudubiza amazi menshi ataraboneka, imisozi miremire itarahagarikwa, iyindi itarabaho, naragaragajwe. Yari itararema isi no mu bwero, n'umukungugu w'isi utaratumuka. Igihe yaringanije amajuru nari mpari. Mu magambo make, iri somo muryiteho. Imana ntago yaremye ijuru rimwe, ahubwo yaremye amajuru menshi. Ni nayo mpamvu muri Bibiliya y'Icyongereza mu itangiriro igice cya 1 ntago bavuga yuko Imana yaremye heaven, ahubwo bandika heavens. Heavens bisobanura amajuru menshi. Noneho hano rero mu Migani igice cya 8:27 Yesu Kristo arabyivugiye ngo igihe yaringanije amajuru nari impari. Ntabwo ari ijuru rimwe, hari amajuru menshi. Ijuru ry'Imana rero ritandukanye n'andi. Reka mbibutse yuko nanone Paulo yaranditse ngo nzi umuntu wagiye mu ijuru rya gatatu. Niba yarari mu mwuka, niba yarari mu mubiri simbizi. Icyo Paulo ashaka kwerekana nuko Kristo ari we uzi ibigendanye n'amajuru Imana yaremye, kuko Kristo niwe wabiremye. Igihe yaringanije amajuru nari impari. Igihe yashingaga urugabano rw'ikuzimu, mu gihe yakomereje ijuru hejuru. Mu magambo make, Imana yaremye amajuru, irema n'ijuru hejuru yabyo, irarikomeza. No mu gihe amasoko y'ikuzimu yahawe imbaraga, igihe yahaye inyanja urubibi rwayo kugira ngo amazi atarenga itegeko ryayo, ngo no mu gihe yagaragaje imfatiro z'isi. Mu magambo make, imfatiro z'isi zijyaho, itegeko ry'Imana ryategekaga amazi kutazarenga ahantu, iryo tegeko Kristo niwe warishyizeho. Ni nayo mpamvu Yesu yari afite ububasha mu kiganza cye bwo guturisha inyanja. Nuko n'ubundi itegeko ritegeka amazi aho atazarenga ryaturutse mu kanwa ke, ryaturutse mu kiganza cye. Umurongo wa 30, icyo gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga. Uyu ni Kristo urimo kwivuga. Kandi nari umunezero wayo iminsi yose, ngahora nezerewe imbere yayo. Kristo yanejejwe no kubana n'Imana. Ni nayo mpamvu ari mu isi nta mwanya yapfushaga ubusa adasabana na se. Umurongo wa 31, nkishimira mu isi yayo yaremewe guturwamo, kandi ibinezeza byanjye byari ukubana n'abantu. Mu magambo make, muri mbere na mbere isi itararemwa, Kristo mu bitekerezo bye yari afite umugambi w'uko Imana izarema abantu kandi akabishimira.
iri somo ryo mu migani 8:31 ririgizayo indirimbo abantu bakunze kuririmba ivuga yuko ngo ijuru n'isi ngo bitararemwa ngo Imana ngo yari ifite abantu ngo mu bitekerezo byayo ngo ariko ngo ipanga kuzabicisha muri Mariya. Hoya, ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ariko bimeze, ahubwo Yesu Kristo ubwe yatuye n'akanwa ke aravuga ngo nishimiraga mu isi yayo yaremewe guturwamo kandi binezeza byanjye byari ukubana n'abantu. Mu magambo make, umuntu wabanje kwifuza kubana n'abantu ni Kristo, ariko arangije yifuza inzira azacamo ngo ashikire inyoko muntu. Iyo nzira Kristo yagombaga gucamo kugira ngo amone umubiri wa kimuntu, niyo nzira yasabye yuko aca kwa Mariya, aca mu nda ya Mariya. Ariko ntabwo bivuze ko inama y'agakiza yatekereje Mariya, oya, ahubwo ijambo ry'Imana riratangaje cyane. Ibi biri mu migani igice cya 8. Twihuta rero, ububasha bwa Kristo bwo kurema ntabwo bukwiye gushidikanywaho. Nshuti yanjye, ukwiye kumenya yuko uretse mbere yuko isi iremwa, Kristo yari umuremyi. Igihe isi yaremwaga, Kristo yari umuremyi. Reka nkwibutse yuko ni Karuvari buriya yari arimo kurema umuntu bundi bushyashya. Kandi nagira ngo nongere nkubwire yuko n'uyu munsi wa none, iyo ufashe ijambo ry'Imana ugasenga ugaca bugufi ukereka Imana uburyo icyaha cyagusenye, Kristo yongera kukubera umuremyi, akurema bundi bushya, aribyo byitwa kubyarwa ubwa kabiri. Mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, ni icyigisho cya mbere cy'icyo gitabo, paji ya 19, baranditse ngo nta kantu na gato kahungabanya ubwumvikane bwari mu ijuru. Mu ijuru bari bamerewe neza, hari umutuzo. Nta kantu na gato kahungabanyaga ubwumvikane bwari mu ijuru. Nyamara uwo munezero waje kurangira. Bigaragaza yuko ahantu Satani ari, umunezero byanga byakunda uragabanuka. Satani ari mu ijuru, Luciferi akimara guhinduka Satani, umunezero mu ijuru warabuze. Akimara kugera muri Edeni, umunezero muri Edeni warabuze. Akimara kugera inyuma ya Edeni, mu isi y'umunsi wa none umunezero warabuze. Haje kuboneka urogoye umudendezo Imana yari yarahaye ibiremwa byayo. Icyaha niwe cyakomotseho, kandi niwe Imana yari yarakujije imuha gusumba abo mu ijuru bose uretse Kristo. Mu magambo make, Satani, Luciferi, Imana yari yamuhaye ububasha bukomeye. Luciferi, Bibiliya imwita umwana w'umuseke. Yari uwa mbere mu bakerubi batwikira, nk'uko tubisoma muri Yesaya igice cya 14, kandi Bibiliya igaragaza yuko yari intungane kandi yari umuziranenge. Ntabwo rero Imana yaremye Satani, ahubwo Imana yaremye Luciferi. Izina rya Satani yari ryakiriye nk'izina ryerekana kwivumbagatanya cyangwa kuzana imvururu mu ijuru, cyangwa guhinduka mubi ukanga icyo Imana igushakaho. Nicyo cyatumye Satani yitwa Satani, ubundi yitwaga Luciferi. Byerekana ko Imana yaremye Luciferi atunganye kandi yari umuziranenge. Yahagararaga imbere y'umuremyi ukomeye, maze kurabagirana n'ikuzo byahoraga biva ku Mana bikamugaragaraho. Amen. Ubwiza bw'Imana niwe bwagaragariragaho. N'uyu munsi wa none, abantu dukeka yuko ubwiza bw'Imana buriho, abantu tuvuga yuko Imana yasize amavuta, nibo bantu bagiye guhinduka ibikoresho bya Satani cyane mu biganza bye. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo umudendezo Imana yahaye ibiremwa yari yanawuhaye Luciferi, kandi uwo mudendezo ndawufite nk'uko ufite. Ese ntabwo ujya ubona abantu bavuga yuko baramya Satani, none ubona hari icyo baba, ubona hari ubwo abamarayika b'Imana bakomeza kubarinda, nubwo bagoswe n'abadayimoni, abamarayika b'Imana bakomeza kubarinda kugira ngo byibuze ubutumwa bwiza n'umucyo wabwo uzabarasire. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo byanga byakunda nguko uko mu ijuru byari bimeze. Wakwibaza uti se Bibiliya igaragaza yuko icyaha cyakomotse mu mutima wa Luciferi ahita yihinduka Satani. Wakwibaza ngo icyaha ni iki? Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3:4 uze kuhareba, Bibiliya igaragaza yuko icyaha ari ukugomera itegeko. Bivuze ngo rero Satani mu ijuru amategeko Imana yatangaga yarayanze. Kwanga amategeko ubwacyo ni icyaha. Icya kabiri ni uko muri Yakobo 4:17 Bibiliya ivuga yuko kuba uzi gukora neza ntubikore ari icyaha. Ubwo rero kuba Luciferi yarazi ko kuramya Imana ariko kuri nta kindi agomba gutekereza, agatekereza ko nawe yaramywa, ubwabyo icyo nacyo ni icyaha. Icya gatatu, Bibiliya mu Baroma 14:23 Bibiliya itubwira ko igikorwa kidakoranywe kwizera cyose ari icyaha. Mu magambo make, bigaragaza yuko igihe cyageze Luciferi mu ijuru akazaza apfukamira Imana asa n'ujijisha, ariko atizera urukundo rwayo n'imbabazi zayo n'umutekano na gahunda zayo.
ikindi cya kane, mu busobanuro bwa kane Bibiliya itanga ku cyaha, Bibiliya igaragaza muri Yohana 16:9 yuko kutizera Yesu ari icyaha. Ubwo rero ni ukuvuga ngo Kristo mu ijuru Lusiferi yanze kumwizera nk'umwana w'Imana, uw'Imana yaremesheje kandi akaba ari umuremyi n'umucunguzi. Kubw'ibyo rero Lusiferi ibyo bintu bine byatumye ahinduka umunyacyaha. Ariko hari ikindi kintu gikomeye nagira mbabwire inshuti zanjye, cya gatanu nabonye gikomeye. Murebe mu gitabo cya mbere cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 15 umurongo wa 23, Bibiliya iravuga ngo kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi, ubugome busa n'icyaha cy'uburozi, kandi n'udakurwa ku ijambo asa n'uramye ibishushanyo na terafimu. Ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka nawe yanze ko uba ku ngoma. Mu magambo make, kwanga icya mbere Lusiferi yakoze byanga byakunda. Hano Imana irimo Sawuli yari arimo kuvugana na Samweli arimo kuvugana na Sawuli. Ariko najya mbabwira inshuti zanjye, aha baduhaye ubundi busobanuro bw'icyaha. Ubugome busa n'icyaha cy'uburozi. Mu magambo make, Satani Lusiferi mu mutima we hazamutsemo umutima w'ubugome wo kutanezezwa n'ibya Kristo, kutanezezwa na system Imana ikoresha. Noneho ibyo bintu bituma muri wahinduka umugome, kandi arangije atangira kwanga ijambo ry'Imana, ahinduka udakurwa ku ijambo. Mu magambo make, ngiki kintu cyatumye tuvuga ko icyaha gikomoka mu mutima wa Lusiferi. N'uyu munsi wa none nagira mbabwire, igihe cyose ibi bintu bitanu bikoreye mu mutima w'umuntu, icyaha kiba kiri muri we. Urutonde rw'ibyo Lusiferi yari afite ndagira mbabwire, urebye muri Yesaya igice cya 14 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 16, ukareba Ezekiyeli 28 umurongo wa 13 kugeza ku wa 17, aya masomo atwereka ibintu bidasanzwe. Lusiferi muri Yesaya igice cya 14, Lusiferi yaravuze ngo nzazamuka. Mu magambo make, ntiyanejejwe n'umwanya Imana yamushyizemo. Icya kabiri, yaravuze ngo nzazamuka nkuzi intebe yanjye. Mu magambo make, mu ijuru hari intebe y'Imana. Nimureba neza iyo ntebe y'Imana, igihe Kristo yari amaze gucungura umuntu, Imana yicaranye na Kristo ku ntebe ye, kandi Kristo nawe yabwiye abantu mu Byahishuwe igice cya 3 yuko abazanesha bazahabwa amahirwe yo kwicarana nawe ku ntebe, nk'uko nawe yanesheje akicarana na se ku ntebe ye. Kuko ibyo rero Satani nta ntebe yagombaga kugira, intebe ni iy'Imana. N'uyu munsi wa none ntabwo dukwiye kugira intebe ikwiye kugira n'Imana mu mitima yacu. Ikindi Satani yavuze muri Yesaya 14 ko azasumba inyenyeri z'Imana. Izi nyenyeri z'Imana nukurikira neza uzasanga ari abamarayika. Imana yari yaramuhaye gusumba abamarayika, ariko ni ikihe kindi yifuzaga? Yageze nubwo Satani avuga ngo nzaba nk'isumba byose. Gushaka kumera nk'Imana atari uburyo bwo gusa nayo mu mico, ahubwo ari ugusa nayo mu cyubahiro ukanayirenga. Ikindi kandi Satani yavuze yuko byanga byakunda umutima we uzakora ibyo agambiriye. Ibi byatumye rero umutima we wuzura ubugenza. Ubugenza ni iki? Ubugenza ni ubucakura. Ubugenza ni ikintu kiba mu muntu kizamura ubweskoro, ubutubuzi, kugaragaza uko utari, kwerekana ko ufite urukundo ari urwango, kwerekana yuko umuntu mwifuriza ibyiza kandi upanga kumumerera nabi. Ibyo byose nibyo byitwa ubugenza. Ndagira mbabwire rero inshuti zanjye, mu mutima we huzuyemo ubugenza. Ikindi kintu Bibiliya itubwira muri Yesaya nuko ubwiza bwe no kubengerana kwe ari byo byangije ubwenge bwe. Mu magambo make, ubwiza kubengerana byangije ubwenge bwe, kandi ubwenge bwe bwari bwarashyizwemo n'Imana, bwari ubwo kuyubaha no kuyiramya. N'uyu munsi wa none iki ni ikibazo tubona imbere yacu. Twihuta muri Ezekiyeli igice cya 28 ho havuga ngo iki? Hagaragaza yuko yaremwe Lusiferi aremwa byose byari biringaniye. Mu magambo make, kuramya Imana kwe, kubengerana kwe, kubaha Imana kwe, no kumenya ko ari ikiremwa atari umuremyi byari biringaniye. Ikindi cya kabiri, yari yarasigiwe kuba umukene ubutwikira. Mu magambo make, yari yarasizwe. Gusigwa ni uguhabwa amahirwe yo gukora inshingano yo guhagararira Imana. Uyu munsi wa none nagira mbabwire inshuti zanjye, abantu benshi mujya muganira akakubwira ati ngende umuvugabutumwa wasizwe amavuta, ariko nagira mbabwire ngo mwibuke ko na Satani nawe akiri Lusiferi yiswe ko yari yarasigiwe kuba umukera ubutwikira. Umukera ubutwikira bisobanura iki? Bigaragaza yuko Lucifer yari afite ububasha bwo kurinda amategeko y'Imana. Nimureba neza mu buturo bwera, hari abamarayika b'abakerubi bari bashinzwe gutwikira isanduku y'isezerano. Mu magambo make, Lucifer yari ashinzwe
washinzwe kurinda amategeko y'Imana, ariko biratangaje ko ari nawe wayishe wa mbere. Ikindi kintu gikomeye cya gatatu, muri Ezekiyeli 28 batubwira uriya murongo wa 13 kugeza kwa 17, batugaragariza yuko yari atunganye kuva akiremwa kugeza ku munsi we wo gucumura. Ibi rero biratuma dukuraho ikintu cyo kuvuga yuko ngo Imana ishobora kuba yararemye Luciferi ngo akayihindukana Satani ngo kuko ngo Imana byarayicanze. Rero nshuti zanjye, twihutanagira mbabwire yuko mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi page ya 20 harimo amagambo akomeye cyane. Muri cya cyigisho cya mbere baranditse ngo nubwo yari yarashyizwe hejuru y'abamarayika, Luciferi ntiyishimiye umwanya arimo, ahubwo ahangara kwifuza icyubahiro cyagenewe umuremyi gusa. Uwo mutware w'abamarayika yararikiye imbaraga zari zihariwe Kristo wenyine. Aho gushaka kubaha Imana no kuyubahisha mu bindi byaremwe, yashatse ko ari we wubahwa kandi akaba ari we ukorerwa. Nuko kwakumvikana guhebuje kwari mu ijuru kubakura yoyotse. Icyemezo cya Luciferi cyo kwanga gukorera umuremyi we cyamaganywe n'ababonaga ko Imana yonyine ari yikwiriye ikuzo kuruta ibindi byose. Yatangiye kuzamura ibitekerezo yuko abona mu ijuru nta kindi cyakorwa, abantu bose, abamarayika bose bakwiye kumwumvira ibitekerezo bishyashya afite kugira ngo azane imitekerereze mishyashya kandi abantu bave mu byo yitaga uburetwa bw'Imana. Twihuta, Zekariya igice cya 6 umurongo wa 13, Bibiliya iravuga ngo ni koko niwe uzubaka urusengero rw'Uwiteka, azagira icyubahiro, azicara ku ntebe y'ubwamategeke kandi azaba umutambyi ku ntebe ye, bombi bazahuza inama zizana amahoro. Uyu ni Kristo. Nyuma yuko Luciferi ahindutse mubi, Imana yasohoje inama yayo y'agakiza kugira ngo Yesu Kristo ahinduke umutambyi, ahinduke umwami, kandi narangiza ahinduke urusengero rw'Imana kugira ngo iby'Imana yaremye byose bigirire umugisha muri Yesu Kristo. Yobu 15 umurongo wa 7, Bibiliya iravuga ngo mbese ni wowe wabanjirije abandi kuvuka, cyangwa se wabyawe imisozi itararemwa? Wigeze kumva inama zihishwe z'Imana? Mbese wihariye ubwenge inama zihishwe z'Imana? Mu magambo make, Yobu ari mu bantu bake bagize amahirwe yo kumenya ko mbere y'uko isi iremwa hari inama z'Imana zihishwe zigeze kuba. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko uyu munsi wa none dukwiriye kumenya urukundo Imana idukunda. Umwami w'ijuru n'isi yateranije abamarayika hamwe kugira ngo abereke icyicaro nyacyo umwana we yari afite, kandi anabereke n'isano riri hagati ye n'ibyaremwe byose. Umwana w'Imana yari asangiye ubutware na se, kandi ikuzo ry'Uwiteka nyir'ibihe byose ryari ribazengurutse bombi. Rya jambo ryari muri Zekariya 6:13 rivuga ngo bombi bazahuza inama. Iri jambo nanone turisobanukirwa neza tugeze mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi page ya 20. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko uyu munsi wa none Kristo, intambara hagati ya Kristo na Satani, ngiyo abantu bakwiye kuyimenya, bakamenya ko iyo ntambara nta muntu uri hagati ubaho. Iyo ntambara ugomba kuba uri ku ruhande rwa Satani cyangwa ukaba uri ku ruhande rw'Imana, nk'uko abamarayika bahamagariwe na bo kugira uruhande babamo. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 9 haranditse ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane. Uyu ni Kristo. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba yandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa y'ibyo mu isi cyangwa y'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Amen. Guhimbaza Imana kwacu nuko dukwiye kumenya yuko Yesu Kristo yifitemo ubumana, kandi tukamenya yuko amavi yose ari ay'ibyo mu ijuru ari n'ay'ibyo mu isi agomba gupfukama mu izina rya Yesu. Nshuti zanjye, ngiki kintu Luciferi yanze. Noneho rero igihe cyarageze cyo kuramya umwana w'Imana, cyo kuramya Yesu Kristo nk'umucunguzi ukomeye. Icyo rero nicyo Satani yanze, abona yuko ibyo bintu bitakunda. Muri Bibiliya muri Yohana 17:4 yaranditse ngo nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Aya magambo ni Kristo wayavuze yerekera ku musozo w'ubuzima bwe. Nanone Data, imbere yawe unyubahishe cya cyubahiro nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Amen.
Kristo ari hafi kwinjira ku musaraba yasabye Imana kuba yazasubirana cya cyubahiro nk'icyo yahoranye isi itararemwa. Aya ni amagambo yiviriye mu kanwa ka Yesu. Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, wowe washidikanyaga yuko Yesu yavukiye kwa Mariya gusa mbere yaho atari ahari, ndagira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Imana riratwereka ko Yesu Kristo yari ahari mbere yuko avuka na mbere yuko isi ibaho yari ahari. Abaheburayo 3:3 baranditse ngo uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru, amaze kurusha abamarayika icyubahiro nk'uko n'izina yarazwe riruta yabo. Mbese ninde wo mu bamarayika Imana yigeze kubwira iti uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye, cyangwa ngo ivuge iti nzaba se nawe azaba umwana wanjye? Kristo aya magambo ko ahindutse umwana w'Imana, aya magambo Imana yamubwiriye mu ijuru umunsi Satani yanga kuramya mu ijuru, kandi aya magambo nanone yuko ari umwana w'Imana Imana yongeye kuyamubwira muri Matayo igice cya 3 igihe Yesu yabatizwaga kuri Yorodani. Kandi nanone Imana yongeye kuvuga yuko Yesu ari umwana wayo igihe abagira iki bari baje kureba Yesu. Nshuti zanjye, ndagira mbabwire uyu munsi wa none ijambo ry'Imana rirerura ububasha bwa Kristo. Erega dufite umwami ukomeye, dufite umukiza ukomeye. Abakurambere n'abahanuzi paje ya 21 haranditse ngo imbere y'ikoraniro ry'abamarayika umwami yatangarije abo mu ijuru bose ko nta wundi ushobora kumenya imigambi ye uretse Kristo wenyine, umwana w'Imana w'ikinege, kandi akaba ari nawe gusa ushobora gusohoza ubushake bw'Imana. Kristo kandi niwe wakoresheje imbaraga z'Imana arema isi n'ibirimo byose, bityo rero akaba ari we n'Imana bakwiriye gupfukamirwa. Kristo yagombaga gukomeza gukoresha imbaraga y'ubumana mu irema ry'isi n'ibiyirimo. Nshuti zanjye, nerekeza ku musozo, nagira ngo nkubwire yuko ngiki icyo twita imvururu za mbere na mbere, ngicyo icyo Bibiliya yerura Kristo yapfuye na Satani. Ngurwo urwango ruri hagati y'Imana na Satani, kandi urwo rwango rukaba rwaramaze gushyirwa hagati y'abantu b'Imana na Satani, kandi Satani nawe akaba yaranze isi n'abakomoka ku Mana bose. Rero nagira ngo nkubwire ngo dufite umwami ukomeye, dufite umukiza ukomeye. Ndakwinginga cyane kugira ngo ijambo ry'Imana rikurinde ubugome, rikurinde icyaha cy'uburozi, urinde umutima wawe kuruta ibindi bintu ibyo ari byo byose. Kandi nk'uko icyaha cyazamutse muri Satani nta mpamvu umuntu abona, ni nako n'uyu munsi wa none icyaha cyamaze kwangiza abantu ku buryo nta n'impamvu umuntu abona yasobanura. Ijambo ry'Imana reka riguhindure, reka nkwereke yuko icyo Imana yapfuye na Satani ni nacyo kintu gikomeye gituma Satani akwanga. Ibigeragezo, amakuba, ingorane, akaga, uburwayi, ibyago uhoramo ni ikimenyetso cyerekana yuko Satani atakwishimiye, kuko Satani yakubise agatoki ku kandi yuko nta kintu cy'Imana atazabangamira. Niyo mpamvu akubangamiye, ariko nagira ngo nkubwire ngo menya yuko Kristo ari imbere yawe. Nesha kandi ukomeze uneshe mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Intambara yatangiriye muri mbere na mbere yuko ijuru n'isi bibaho, wowe ubwawe mu bubasha bwawe waradukunze uradutekereza, utekereza umwana wawe icyo azadukorera, ariko n'amaso yawe yarebaga kure ukabona iby'umwanzi ukomeye w'abana bawe azakora. Ariko mu rukundo rwawe wemeye yuko kunesha k'umwana wawe ariko kuzahindura amateka y'ikibi icyo ari cyo cyose. Reka muri uyu mwanya Kristo aneshereze muri twe, atubere umwami, atubere urusengero, atubere umutambyi nk'uko wari wabigennye mu nama y'agakiza. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.